papa yigize najyo reka mubaze papa reka ngurumve ako mufite umukobwa ukiri soni we papa reka ngurumve maba reka ribe okay papa kirasi icyo kintu wewe bagutwara ariko basi wawe cyane cyuzi n'uruzi ni cyane ubu surajya kumbaza ibintu byo mu mujyi ngewe ndabizi ibintu byo mu mujyi se ariko se ngenda rushye umva nkubwire nagumye ngenda nkusiga nk'ubundi ubu ngubu urabona amaherezo araba ayaye nyine agahakwa atari ku wundi karahandurika ubu se rero zantwetse zirimo kundya ahangaha urabizi ko ikirenge cyanjye kirabwataraye rwose urajya ngo mbege ngo ubundi uretse gupfira ifi wakwambara izi bodaboda zigenda zimvuna ukazambara izo ngizo tukazibika are we mu mujyi ukambara bodaboda undi se mu mujyi utagira n'igare kureba urugendo twakoze ari rurerure ubundi amaherezo baraba yahe ko nanjye numva nangiye kunanirwa ubundi kajyungurwe ubu yatugeraho mu nyuma y'amasanga kajyunguru wo mu cyaro se uko ubizi se mu cyaro kajyunguru ahangaha mu mujyi arahazi ariko ye turinda kuhagera njyewe uko mbibuka hari haparitse imodoka ku muhanda hafi ugana iwe wenda hazi iyo modoka yari yaparitse ubundi ngiye nkubaza telefone ko yari yaguhaye nimero ze urazifite ngo nitugera hariya tire telefone tumuhamagare kandi rero wigeze umbwira ngo uvuye ku ipoto ya mbere ngo uragenda ukaza kugera ahantu hari umukoki ngo niba ari ruhurura haparitse n'imodoka y'umweru ubwo si iyo modoka yarapfuye ku buryo ihaguma reka nkubwire ambariza bodaboda cyangwa se wemere uribwe ushinyirize tugende kamanyanyaza umukazana tambone ntuza mu ntuza niba ari ukuduseka aradukwena reba umufuka reba iki ikindi cya kabiri tugomba kubahiriza umuco umeze utese ntabwo uzi ubu se ni gute ugenda imbere uri umuntu w'umugore nkaho unakagenza imbere nk'umuntu w'umugabo ngaho jya imbere wowe kabyara we itajya kwanga ngo ni ngewe wabyishe igira inyuma ho gato aho ngaho nini nagira ukanseka yakora ikibazo nugerayo izo nkweto ntiwerekane ko zakuri ariko se ubundi wabitse izi bodaboda reka dore urunja n'uru uru ni rwo runja ahangaha ese wabitse izi bodaboda mu mufuka kugira ngo nanjye batankwena nese ninjya kuhagera ntabwo ndi bugire uri bwambara izi bodaboda nizo uri bwambare imbanze nzambara oya zibishyike mu mufuka tugereyo wenda wimwamwanyije nitugerayo ukuremo uhita uvuga uti ni mume twadukweto nkorana ntikoranire urukweto ruteye siraje sibyo aho ngaho Kigali ni amahanga bajyaga babivuga ariko ubundi sindora ni yewe nabo barahinga ibigori badafite umusaruro mwiza di cyane cyane akoreka nkubwira umva barere rwose wa mugabo umva barere ntugere yitera intambwe gutyo inkweto ugaragaza ko zakusize ariko reka nkubwire ntukomeze nimba ari ibyo ngibyo usubira imbere nuko ugenda umunyegura ntitera akarangi ukanseka ubwo si yo nzambara zimbye nisirizeho kano kanura nanjye mbaze kwishyiraho amabara fungurira kingiki ntabwo nagira fungurira itondere ko ntitujya kugerayo ndahita mbihindura wamarize boda oya dambara kimwe kintu mo kundya oya rwose mbabara nawe winsebya reba nitujya kugeraho ndahazi nakubwiye ko aparitse imodoka y'umweru nubwo mpaheruka nibwo niyo yari ariko nk'ubu bundi nazanira iki nawe koko utekereza urambara urukweto rumwe rudasa n'urundi koko ariko mbega Kigali igiye kuduseka igiye kudukwena we reba inkovu we uzi ko nayo gushiduka amaraso arimo kududubiza
none ukamenya uko mbwa ngo bike n'ibike. ariko ubundi kuki wagiye gutira ugatira inkweto zitagukwiriye ubundi ubu ngubu uyu wagutije waguhaye inkweto zitagukwiriye yaziguhaga ikasi yani se wagakubitwa n'agace yagiye urabona none ahangaha niba ari igisebo tugiye gusebera mu bakwe Listen ni mana babo. Noneho. Ahubwo y'amamodoka wowe niba ari umuhanda w'amaguru dukomeza yarakubwiye ngo ni ku mutirimuko cyangwa no ku matara ariko inase nta urandika wowe bagomba cyangwa n'iriya batigeze boza wa mugabo ubu nuko no gusubiraho bya mbere ikibazo mba nisubiriye ariko iyo ubara amazu ukavuga uti ni inzu ya mbere ni iya kabiri n'iya gatatu wakomanga mu gipangu yewe ndakomeye bajya baramuvuze ngo yitwa n'umuntu wakuze wa mukwacu ukorera ubuyobozi ako si ubwo koko uranyobeje pe iyo ubara amazu ukavuga ngo ni umuryango wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu ariko iza nimero bandika ku bipangu hano ntibarazandika ahari nimero za mituweli woye hari ibipangu biba biriho ngo 3-5 nimero ya 100 dore ya modoka iraje sinabikubwiye niyingi ni hano hakuretse kunsebye urabona itagiye ariko nindi wa mugani yari ihagaze none si wakomeza akajya kuyoboza bari abantu bicaye hariya hejuru ande kubica ubu ntabwo nsebeje koko ariko aryo buryo ne gute uburyo nanga none se kuri kuvuga ngo ni iburyo kandi angare katubazo n'umwana kungo ntandi abantu wamubajije ko udasunika ibipangu by'abandi wa mugabo ese wa yomwa watuyoboye iro mwana Mwiriwe neza. muraho neza mukobwa wawe Muraho neza mama. kwari kuba muko ni kuko ndabyibuka hari haparitse imodoka Ni hano bisa kanya uvuga kanya urahibagiwe. urahadetse Uzi ko munsekeje. nase sinakubwira ko mpaza none se wewe nahangayobewe Naho ngaho. iyi kote Ko wanjye yewe. Yo gusa kanya murahibagiwe. Wowe ejo ndani wavuye. nibyo namubwiraga ntindahazi neza yandindagije mwana wanjye nibyo namubwiraga ngo nahangaha muranadutuye. vayo hano Buretse kwinjira ahangaha amategeko se. Buretse kwinjira. Ntabwo byemewe kuhita winjira ahangaha mu gipangu. Buretse. Banza wambare ubukweta harembye ibyana se ese muranadutuye. Muranakiza. wambaye neza wowe Ariko nawe uribagirwa muze. Ubusaka kanya. oya ntabwo nahibagiwe ahubwo ya modoka yari ihagaze ahangaha niyo yari none waje uribura uyituyoba. niyo yabaye ikibazo Yego komanda. ngaho reka tujye Muze. Rero buretse ariko kwinjira. sinarwambaye Muze muri ababyeyi banjye ndabubaha. Sibyo? Ariko nta muntu wemerewe kwinjira amanga. Afite amategeko ngenderaho niwe muretse kwinjira ahangaha. umubyeyi wawe ninde murara
nyine Wampishe umwana icyo nshatse kuvuga wampishe umwana wabyaye hano aravuze ngo aratwubashye nawe ndabubashye muri bakuru ngende umwana nyine turarushye ni iki gisabwa n'irangamuntu oya ntabwo ari irangamuntu ariko erega aha ngaha twe turi mu bakire reba ukuntu mumeze reba ye mwebwe se mu bakire se ndebera ngo ndebe ahubwo se ni uri papa ariko ibyo byose wowe ko numva washyizemo ibintu byinshi umwana arahari ndabubahutse muzehe umwanya rero nawe nabahaye uranangiye kanange nisubire mu kazi sari ikibazo ako se nimwe muretse kwinjira ndetse tubanze ndebe uko mubona ko mwinjira akagahinda kagira ngo ahangaha ufite umwana ubundi se uza ubushize warakasanze ko ndeba ariko kwigira mbese ubwo mwiriwe papa umeze mute aha tumeze nabi ko ndeba se mwashyize bariyeri ahangaha ku nzira yatubereyeyo tugende udukingure se kubera ko aje ese mama rekera ngo nawe ugiye wahereye ucyashyamana na baba wari kumubaza ese mabuja amagambo mwambwiye murayibagiwe mwamaye amategeko ngomba kugendera papa ni karibu sinakubwiye ngo uzacirire imbwa kugira ngo ucirire imbwa akazi papa gabanya amagambo uzacirire imbwa imoka uzacirire imbwa imoka mwana wanjye wewe so yanyobeje narindagiye uraho kibono narugenda papa yigize najyo reka mubaze papa reka ngurumve ako mufite umukobwa ukiri soni we papa reka ngurumve mama reka rebe okay papa kirasi icyo kintu wewe bagutwaza none se ko wabaye akana wambaye uko niko Kigali tubayo si byose okay ngati papa turi cyo kisigara afite akaguru nk'uko mutumba yarabyibuye umwana wanjye kwa goronome asema papa mutwaze ese papa jya woroha jya umenya yuko hano tutari hahandi sindakubwira gutereka hasi bagutwaza ukabigira ngo harimo ibirayi harimo amateke harimo umwana ntabyo ari bujyane hano ni wanjye rwose uyisanga niba yita etajeri etajeri ako se kagiye niba yita kadasiteri ntabwo yita etajeri si byo kadasiteri ntuzongere wenda we kupfa gusirimuka usibye ikintu kimwe ubu nzi ni inkweto wawe ko ngiye no no ndebera ese pa nki oya mani mukansebye mumenya ko nasirimutse reba ibaze ko papa ariko nuka amase ni ivumbi reba inkweto ese mujye menya ko kuvuga ngo ndi nk'isusa ese pa reba kunuka amase basi ubanza kuneguza nkabona uko mbije reba papa ukuntu yambaye reba nawe inkweto zimwe zo mu rugo simureba mutaje kunkoza isoni none se sinasize inzara ko nawe ntuka pajya unyumva pe ko ndakarira pa nyumva none se dusubireyo se ntacyo ibyo ntabwo bintunguye byana nyoko oya papa oya papa no byana nyoko niyo musirimu noneho kujya kugendera kunsebya ariko wakugenda nukuri nsebya nta kibazo ariko wakugenda papa nyihangana okay basi ni ivumbere nta kibazo pe urahumura reka tugende ngamuceceke basi ubu ndanuka uko birangirira basi eko hari ahantu ngashyize basi wowe hari ahantu ngashyize to nubwo yaba hari nabivuga kubera yuko umukobwa wanjye ubingiye ibyo nta kibazo sawa none mba nananuka reka nicare hano basi ndakwinginze nyubaha kuko umukobwa papa nyubaha nyoko nta hano nyubakishe reba basi nyoko nta wundi reba sohotse agasanga wicaye hasi basi okay birangira yego asoma buriya hari ahantu nashyize mwiriwe ariza kandi wari uvuze ngo bicara hehe cyaryo ubutasi niciye aho ushaka kandi agira humura ntabwo ari ibyo utari mu rugo rw'umukobwa wawe ubona ukuntu akeneye
Okay, mwisanga. Icyanga ariko. Wagabanyije wagabanyije. Ajya do muslimu ariko nyoko nici. Okay, ngamureke noneho mwitonde basi namumfashe sibyo mubahishe. Simubizi ko ndumukobwa wanyu mukunda. Okay, kanze mbere mutwaza abasoze bari mu cyumba ariko ngokwego. Sawa. Nuko mubi yarakushije. Urubushizi ntabwo yabukomeje ugasanga umwana w'abandi twara musaza by'umushye ugasanga aranyonyotse kubera ubushizi. Gusa yawe bitatu kumukobwa wawe. Koko ariko ko ari uko wowe iki? Niwe nyina. Kumbwa ngo ngenda nuka amase. Akunda buri muntu. Ngaho. Ngunda nuka amase. Cyane ubundi ariko nagiye kuzana nawe numva nishisha rwose. Esa. Iyo mbireka kubera ko ugira amahane, ugira satani, uratoteza. No kuvuza. Umukosanzwe. No kuvuza. Buretse tuzatsinda dusubira mu rugo. Uzi ko bukera nzaza kanshumuriza imwe. None se ubutaha yarayigushumurije ntabwo waje ukarara wamaze akangara. Ariko nanjye nanyaga mu nzu. Uzi ko nitumaga mu nzu kujya buriya mbwa yawe. Uzi ko imbwa yahari iri mu gikari hari. Ubwo se utumaga mu nzu ukaguhera. Ngo? Wayakura ko watinyuka ugatuma. Mvinjije. Ariko ye. Hari ikintu kimeze nk'igisahani. Bakutegaga akadotombe. Hari ikintu kimeze nk'igisahani. Uragenda ugatambuka. Warangiza wanafunze ahantu hose ntabwo bikureba. Warangiza ukagenda ugakuramo. Byose ndikwereke. Uno wabona gukuramo ukagera gutya ukicara. Gusa wavuye kuri ibyo ngibi nturako kugira by'abantu. Iyo cyicaro ngabe urumva gikonje nk'ubu. Gusa nagenda bikibone. Nagenda bikibone. Samukano bavuga ngo niyo munsi. Ambese. Reka amateka y'umukwazana kwa nyirabukwe ku mukwe. Oya ariko ibyo byiza ukamenya ko wabyaye neza. Ukamenya mu nzu ukihanga wivugana mu buryo bwiza bwawe. Ukituma mu nzu nyine. Ahanga noneho bafite ikindi kintu kimeze nk'icyumweru. Icyumweru? Gusa isa amata. Nabonaga bashyiramo pirimusi, bagashyiramo amazi, bagashyiramo fanta. Babivanga. Sugira ngo gisa gutya. Gisa gutya. Cyangwa ni ikibahengetse we. Kuko ikindi kiba kirisha gutya kugira. Ariko utica neza yabaye. Ariko si wakwicaye. Kubizi neza ko cyo bashaka. Si wakwicaye niba baragishyizemo wenda ubu cyaba kiri no kudufata amashusho. Sinjya numva ngo Kigali no kwatujijisha bakadufata amajwi. Wambabariye. Ariko ubundi we wa mukobwa yagiye. Kwareka muti. None ko umwana wanjye nta mani wamanze. Hano re. Reka byuhane igihe. Yakoze wamugani wakwicara hano. Wararokotse agasonga bugari rimwe na rimwe wararokotse itafari wicaraho cyangwa se koro. Muzehe. Bravo. Bravo. Mwahageze. Cyejo. Gatarina. Muraho mwana wa. Muraho neza. Giraso. Giraso. Muraho mwana nawe biri. Ntabwo mujya mumenya n'amagambo y'Ikinyarwanda se. Niko. Yego mwana wanjye. Muri amahoro. Kwajya uvumvura cyane ukareka ko turaho. Nese muzehe. Ko mudusuye mudutungwera. Nyine. Ibyo baravuga ngo urukumbuzi iyo ruje n'umutima ugatekereza amaguru arabibazwa.
ariko rero i Kigali si uko biba bimeze. Tugira uburyo twitegura abashyitsi ariko nk'ababyeyi nta kibazo. Nta kibazo. Niyo mpamvu ya modoka uzi ko ya modoka nasanze ihagaze hariya naje nyihiga nkayibona. Yego. ese mama ko numva uboneka mu ijambo pe wacecetse cyane none se hari inkoko kaziteteze ibika kandi ntuzihari. okay papa mwihangane Reka nkarera umusaza. Muze nicyo nakubwiraga nyine. Ubundi Kigali rero mu iterambere urateguza tukakwitegura tugategura amazimano ariko nk'ababyeyi rwose nta kibazo. Ubushize mwafashe neza ndavuga nti byibura bibaye ngombwa buri munsi nazajya mbase.